Bishop. 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 Akusigamana yanjye Jacob ibintu mukoze n'ibiki? Ese impemu mbonye muhushe nizo zimugaritse nko Bishop. Karero mubwire. Turabigira gute? Tureba ko ameze gutya yarabye. Hari ikintu rero abantu benshi mutazi muza ukunda gukora mwishimira kuza hano. Yego. Uriya mugabo wizanye amahane n'amagambo menshi no kwisasa. Abantu gushyira hasi. Ariko se ko nari nzi ko Bishop wanjye akomeye nawe ari umuntu mukuru. Amahirwe wenda yabose. Amahirwe wenda dufite. Sibyo? Wenda nawe agiye kubitekerezaho. Ntabwo babarira we mwiyumva mu mutima w'abuhura. Narakambuka. Ukura mu rugo ntabwo ari umuntu wagusukiye. Nge niyo mpamvu no kugira ngo mwinjire hano muri rugo. Ngewe ari uko ubona ko yabyagoranye. Uko mbazi ko mu kuhava nawe uza kwagende neza yaje yitwaye n'abazanye amahanga. Ubona ko mu gisazo ashaka ngo kurwana. Niyo bimukozeho ariko rero nubwo wenda numva nagategeka araza ariko reka tuturindira kandi. Ubu rero nta kanyafa munyujijeho. Ese kwerekana ubushobozi amavuta afite. Ariko nanzi ko Bishop nawe arenza ariko nsanga oyi. Uko waba uri kose kindi ndamuzi. Ntamukozi Imana ndamuzi. Urumva? Iyo uje witwaye neza aragufasha. Kandi mwanatandukana neza. Urumva? Aho ufite ikibazo cy'uburwayi gakira. Ariko iyo uzanye amahane nawe arayagira. Kandi yagira atagukozeho. Ibi rero katuye ni iminota mike sinzi ko ingana ariko ni kwihangana tukareba ibibaho. Umuntu wese azi kwiyishyira hejuru nyine asanga hari undi uri hejuru. Ngenda muzi ko n'umuntu tubana isi yose. Gusuzugura umuntu wese witwaje icyo uri cyo birana ibibi. Ntabwo ari byiza. Si byose? Nakanywa Imana mukubise. Gusa no kuguhumuriza ni ibintu byo umutima gitera cyari muzima. Katurindire mu kanya tuze kureba ko wenda ashobora kuza kumera neza. Ariko biba bigomba no kubera isomo mu buzima busanzwe abantu batizera. Niba ufite uko wizera kuma mu myizeberere yawe no myemerere yawe. Urumva ariko kugenda wumva ko ugiye ahantu witwaje icyo uri cyo Yakobo. Yes. Kuri urugo rwanyuma amavuta menshi cyane. Kubuza angana y'umavuko kukufungurira. Mama byabayaga. Uri ntabwo mba numva ko ari umuntu waza. Rero nakuba. Ari inde wazana tuza. Inde. Ari yo wabagize. Bishop inde. Ngoja uye ni Jacob. Inda charutuzi. Nibyo wibuka. Ntazo wibuka. Ikoti rya cafuye kubera umwuka w'Imana. Arihe? Inde. Ati n'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana arihe? Sinavuga ko umukozi w'Imana udasanzwe kandi wongeye ngenzi. Agency wa mwana. Ni wavuga ikintu. Kiga rihesha. Gusa ariko natekereza basi agaje mushyiraho kugira ngo ese byagenze gute? Ntabyo wibuka. Ntabishimye kabisa. Kikami cyaro. Umukozi w'Imana bizabwira n'abandi. Nena byagenze gute? Wa kundi wahagutse kugira ngo gusengere. Uranga ati ngiye gusengera Bishop ati tujya kukubita abo urushi ugiye kumukubita urushi acana kukuba wagiye nk'akanyugunyugu rakati papiyo butterfly
Guza amasaha umaze yagiye uryamye hano. yagiye ariya tuje gukora iki Niga twaje kumureba yagiye mu gikari. oya uretse Banzuye cyari kubanza bite bishop uretse. Nushaka ndamushaka ke bigende gute? Narakubwiye iyo watumye nigaragura gusa cyane yakushye baretse cyariko uretse kugira inama bishop waretse tukakubwira yuko uratse ko yari umukozi w'Imana kandi nabonye afite amavuta menshi nari narabikubariye ibiki nari narabikubwiye yuko uretse gato nta kintu na kimwe twamukorera na kimwe kibaho naho twakoresha imbaraga zivuye ikuzimu ntabwo twamushobora ndamushaka uwo muntu udasanzwe ese wibagiwe ko yakubwiye ko ufite ibibazo yabisomyemo njye bishop cyane yerekana ibicike gusa byonyine ahubwo reka tutaye tujye reka twongere ndashaka kongera kumubona atari dusubire mu rugo kuko ni ndabona ngaha twahabona ibibazo bikomeye cyane ntabwo bishoboka birashoboka cyane birashoboka naho twazana imbaraga z'ikuzimu naho twazana marayika ameze ati umukozi w'Imana agasuzugura bishop bigeza ahangaha akangaragura hasi adasanzwe afite amavuta y'umukozi w'Imana ukomeye reka banze reke twari ibintu gake bishop ndumva dutahe kwanza nta mpamvu yo kugira ngo umukozi w'Imana bishop amvogere bigeze ahangaha bishop reka dutahe njyewe bishop ndabasabye rero ariko n'ikindi ntamushekano abone mugihe nzamubona nzamugabaho ibitero nibwo azabona ko ndi bishop njyewe bivuga urengarira nta kibazo nabyo kwisukirwa na buri umwe wese bibaye se wabibonye ko nabibonye iyo ntabyo azi ko ntabwo yarazana tugende sha Alo? Ese ashimwe Pastor Odanse. Amakuru. Makuru ni sawa. Kuri ya gahunda twavugana. Uri hehe? Ariko narigeze ngaha kuri office tanze ntugaye. Harya ya office yanjye yindi ntabwo uyizira? Nagiye muri etage. Ni hasi biregeranye ni hasi hansanga ya rutuntu nari ngiri gukora. Nta kibazo ni hahandi imbere yo hejuru ntacyo ngwino. Ni office aho rwose aho. Sawa reka ndaragiye. Karibu. Yes, Pastor Odanse. Ahimbaza. Ni amahoro. Wari usanze ngiye kujya muri siporo rwose hano ntabwo wari uhaza. Wasinenda hazina naciye muri amakuru ni sawa. rwose hano makorera rimwe na rimwe iyo nshaka kubonana n'abakristu banjye baje bangana baturutse hirya no hino hejuru hariya mpakirira abapasiteri n'ababishopu bagenzi banjye baturutse hanze iyo ngiyo niho mbakirira naho hari abantu bakuze b'abakristo kuhagera birabagora cyane. Nuko nyine bimaze gukunda ufite office zibiri ariko ngenda bakira muri ya office imwe nyine kandi nta nicyo biba bitwaye ariko mperutse kumva amakuru wagiye gusura umukozi w'Imana Kingi bitagenze neza. Oya reka ntitwite ku babimbwiye ariko amakuru nayumvise waragiye uramusura hanyuma ngo birangira mugwanye warabigize ibanga ariko nza kubimenya ntibyarangiye neza
kandi umuntu yampaye amakuru ntiyambeshe ubu n'ibyo wabikubwiye ariko ntaje reka tuye kwita ko umuntu yaba yarabimbwiye gusa naguciye mu ijambo nagezeyo ngiye kumureba nyine ngo tuvugane tuganire uburyo tugomba gushyira hamwe tugafatanya njyewe nkumva ntari kubyumva neza ambwira uburyo ngo nugarijwe Bishop nanjye ni gute naba nugarijwe mfite abayoboke bangana kuriya kandi ndibona umuntu nkuriya akambwira ngo icya mbere cyo nta zina agira niko nabyumvishe nta nubwo agira hava hazwi ubwo rero kugira ngo umuntu nkuriya ambwire ngo nanjye nka Bishop ngo ndugarijwe ngo nipfuka amasengere oya ntacyo ndamurireho ibiganza ndabyumva n'uwo muntu yabimbuye nyine yabwiye nk'uko ariko rero ndakubwire Bishop ubona uri umukozi w'Imana kandi abantu hose barakwemera cyane rwose kandi n'uriya n'umukozi w'Imana adasanzwe hari ikintu ikintu nagira ndabafashe nagira tuzoye kumureba ndabahuza ndabanywanishe hanyuma ibibazo bihere mu bakozi b'Imana twunganishe njyewe nawe ndabumva nyine ndabanywanishe uravyumva uti tuzajyane yego kuri uriya mugabo uzi ibintu yarankoreye ariko njye numva twozogenda Bishop hanyuma nkabahuza ukongera mukaganira mpari nkabanywanisha muri make nkabunga ibyo namubwiye byose nta na kimwe yanyemereye ukeka niba ushaka ko twakongera tukarwana uyanyemerera genda hari nka pasiteri ndazi bizogenda neza nagiye nshaka kugira ngo dufatanye twagure umurimo w'Imana ariko numva ntari kubyumva ntacyo reka numvise koko wamugane gafite amavuta numva ibintu by'ibitangaza agiye akora hirya no hino ndavuga turiya muntu ngomba kumwiyegereza yatuma ubona abakristu benshi n'amafaranga akiyongera nkayabona menshi cyane abakristu bakajya batanga icya 10 buri gihe abona amafaranga ariko narabimukojeje reka da none ntacyo nyemerera twese tugende rero hanyuma tuziture ko musubirana bikagenda neza hari igihe n'ibyo byose mbira umusaba byokunda sindabizi uri kunesha umwanya rwose ugiye muri kumbwira ntabwo ndi kubyumva habe na gato ahubwo reka nkwereke ndashaka kujya muri siporo kuko ubu wari usanze ariho ngiye kujya uzi ko twahoje gahunda rero ubona ko naje muri Tenido Sport ahubwo nawe ngomba kugenda ahubwo waje ebana ngiye kugenda haburaga gato ariko sindakubaza Ega sinenzi ko nawe ukunda siporo. Siporo ni izanjye kuva kera rwose. Cyane cyane asubundi reka mubaza. Uzi akamaro ka siporo? Yewe. Akamaro ka siporo ugenda kazi. Yibuye natanga gukora siporo nkiri muri primaire, ngeze muri secondaire maze kurangiza amashuri ngiye mu kazi. Ngenda bimbamo gake ariko nabisubiyeho. Uraza akamaro ka siporo? Burya siporo iragabanya stress. Iyo wakoze siporo neza ukagenda ukaryama urasinzira neza kumva uraruhutse bukeye ukazindukira mu mirimo yawe mu bikorwa byawe numva nyine ibintu byose ari sawa. Muri na siporo n'ikindi babana bagira ibibazo by'imitsi bagira ibibazo by'imigongo no kuba bumva mu nda haguganye igogora rigenda igogora gukora siporo cyacyuya kibira umubiri wose twengeho tukazibuka ukumva muri wowe mbega umeze neza burya wazikoze urota neza kumva mu mutwe uraruhutse kumva ubwonko buri umeze neza mbere rega yewe siporo cyiza cya siporo igira umumaro mwinshi n'abakristo ujye ubabwira mbere yo kubabwiriza ndababwira y'Imana ujye ubanza ubabwire icyiza cya siporo mbuze siporo kwigabanya n'umubyibuho ukabije cyane aba bantu bagwaye izi ndwara z'ama diabete n'ibindi ujye ukora siporo za karande
muri make rero siporo ni nziza cyane tuyikore tunayihimiriza abakristo tuba tugenda twigisha umunsi ku wundi nibyo siporo ni nziza kabisa ahubwo se ndabona amasaha nyine asa n'ari kwaturega no kugira umuntu ukunze kuyikorera hese cyangwa ubisa aho uza kuyikorera ubundi rimwe na rimwe njya muri gym ariko gahunda y'uyu munsi ni ugukora cross kwirukanka ariko genda ndaza gukora wirukanka ugerageza n'amaboko buriya ko ugenda uyazunguza amaguru urabesukira bikagenda ubu nayo ngiye gufata uyu muhanda ngende hari aho ngiye guca muri gym nkore utu exercice ho gato hanyuma nyine ubuzima bukomeze ni byiza reka rero ndakureke ndabona amengo hari utuntu utarana finaliza neza ngo turangize narifunze mashini noneho ariko ndinda gatoya nanjye nze tujyane ndabona byose birangiye tujyane turakora agakorose bugira ubusanga tugera tuganira aho gake uko bimeze rwose siporo ni ingenzi wa